ikoresha ingendo zimwe z'abakada urabyibuka ubwo bigeze gukora Nyongera bari kumwe n'intama, urabyibuka inama bakoresheje za ngungu. Izo ntama zo ni nyinshi kuko bafashe bakoresha inama kenshi, ariko ntabwo njya amenya nibe M23 mu butasi bwayo mu mikorere yayo igicunga ikamenya uwo barwana n'imbaraga ihanganye nazo nizi. Bo baravuga ko Afrika y'Epfo yazanye indege z'intambara irubumbasha. None se M23 izamenya izagira gute itariki izo ndege zatangira gukorera cyangwa bizwi n'abazizanye, cyangwa ni nabimenya nta buryo bwo kubyitegura. Nese izikoresha izo nama twakunze kubivugaho kenshi, abantu bakavuga bati M23 izwi umutekano wayo abatera wari wabona se yagize gute, nta wandi ko kirabizi. Umutekano rero irindisha abakomanda bayo bakoresha inama mu nama z'abaturage, sibyo? Hari ivuga ngo hatuye ngo dans ma peuple ngano hatuwe, kuko kurinda ikirere akenshi na kenshi ikirere tubivugaho mu buryo buri tekinike, ntabwo ari ukurinda, ntabwo ari nk'uburinzi bwo kubutaka, ntabwo uburinzi bw'ikirere ari road block ushyira mu mutwe mu kirere nako mu kirere kamwe nk'uko imisozi bishinze. Kurinda ikirere ushobora kukirinda mu buryo bwagutse, cyane ikirere kinini ukakirindira icyarimwe. So iyo urashwe Karehe rero nibaza ngo agise ya Minova agise ya kiniki iyo teritwari ya Karehe mu buryo bw'ubwirinzi bwo mu kirere, kuko iyo urwanya ahantu ukahafata ubufasha ubutaka amazi n'ikirere byaho, ibyo tubyumvikanaho kimwe. M23 n'igenzura ikirere cya Karehe nkuko yahafashe ku butaka turimo kujyana niyigenzura amazi ya Minova ne exemple, kuko impanuka ibaye muri Minova ubu ngubu yabazwe mu M23. Ndavuga habaye impanuka idafite umurongo, itaherewe umurongo n'uruhushya aho batanga impushya, kuko ibyo kuko nubwo yavuga ngo ba nyiri pote, nkuko ikirombe kigwiriye abantu si gicukura amabuye, ariko ikirombe kigwiriye abantu kubera akaduruvaye ko mu kirombe byabazwa autorité ya M23. So nkavuga ngo rero niyo M23 ifite uburinzi, kandi ngiye mbona ntabishidikanya ko ifite ubwo burinzi bwa ya defense z'ikirere. Aho ngaho ni ku rugamba, ni kuri front line, aho niho urugamba rugeze. Ubwo urumva leta itabayicishijemo amaso, kuko umuntu ajya kugurutsa drone yabanje bambe suko yabanje kukuneka ati bari wazi guru kugende ntacyo bariho. Ubwo butasi baba bufite kuke mu bapfa guhaguruka gutyo, never bazi ko mufite ya defense aho ngaho. No kuvuga ngo mu yandi magambo leta ya Kinshasa isa nkaho ifite amakuru y'ubutasi ya defense za M23 naho zerereye. Narabikubwiye ndakubwira ngo ikibyemeza ni iki ngiki. M23 ntigira training wings itorezamo ingabo, irazigira. Urumva ko zitavogerwa, n'urugero nshatse gutanga. Impamvu zitavogerwa ntekereza nuko leta ibizi yuko ahantu nk'aho ngaho hari Krisho, urumva ho nyine hatagomba kubura iyo ya defense. Kandi ya defense ishobora kuba mobile cyangwa ishobora kuba itari na mobile, no kuvuga ishobora kwimurwa, urumva, cyangwa se ikaba ishinze ahantu hatimurwa. Nicyo nshatse kuvuga, igendanwa cyangwa itagendanwa. Rero icyo nshaka kuvuga ngana kimwe, M23 iri challenged yo kumenya ko igomba kureba ukuntu irinda ikirere, kuko itabikoze kuri bari abaturage bishwe barimo bashyingura, sibyo? Ikaba itabikora ahantu hari front line ubu ngubu ya hatari, kuko uravuga aho imirwano ikaze ubu ngubu irimo kwerekeza kuri front za M23. Ntekereza yuko ari kare agace ka Karehe. Ntabwo wambwira ngo Goma haracyabera imirwano, cyangwa umbwira ngo za Walikare hari imirwano ikaze. Rubero ho birashoboka, bamaze iminsi bavuga ko habera imirwano, urumva. Ariko niba umwanza guca muri humye, aho ushize ingamba ziremye zikomeye, sibyo? Aho izakomeye ho yabakora ibiki? Nyine aho intambara yamaze guceceka, kuko ntabwo uzajyana ya defense aho imbunda zazimye, wagombye kuzijyana aho imbunda zerekeje. Ibyo turimo kuvuga uyu munsi, imirwano ikaze irimo kwerekeza iri mu karere ka Karehe. Rero mu karere ka Karehe baguturuka bagukuramo abaturage, biravuze ngo namwe haraho mwarangaye mu kirere, kuko ikirere ni icyanyu kukirinda, urumva. Ese Marisha biro automatique ko umurwanyi cyangwa se bano barwane bamaze gufata ahantu bihita bibaha ubwo bushobozi bwo gukontorora mu kirere no mu mazi no ku butaka, cyangwa bishobora kugenda step by step ku buryo twavuga ngo uyu munsi wenda bari bakiri bagihugiye ku by'ubutaka, ikirere bikazaho nyuma muri ubwo buryo. Ngewe icyo nshaka kuvuga hangana kimwe, iyo hari intwaro zifite ubuhanga buhambaye nk'izo zo kurinda ikirere, urumva ni ibintu bibiri. Izo ntwaro zishobora kurinda ahantu hine hari kurusho, hari nk'ama office akomeye, ama etat major n'iki aho mutoreza ingabo, ibyo ndabyumva kandi ndabyubaha. Haka izo ntwaro zinagomba kugendana n'abaho urugamba rushyushye. Aho urugamba rushyushye uyu munsi ni muri Karehe. Muri Karehe niho babaciye muri humye babicana abaturage. Ntabwo urimo kugetinga icyo ndimo kuvuga. Mu yandi magambo, abaturage bashyingurira handi imbunda zazimye kera.
uwo wita duyi yagukoramo rwose ndabyumva kuko hakuye ibintu biremereye byose ubijyana aho urugamba rwerekeje ntabwo urimo kunyumva aho noneho urugamba ruremye rwerekeje rushyushye uyu munsi mu masaha 24 turimo kuvuga niho bakwicanye abaturage bangana batyo urumva atari ikibazo aho ngaho harimo uburangare ndabyita ikintu uburangare nta kindi bikagira kuko ingaruka gifite gihamya kivuga ngo dore fact mfite niyi ngiyi hari aho izo ndege zidashobora kuvogera ntizabavogere ziri mu nama ntizabavogere ziri mu ngendo ntizivogera mu trainingira which means zivogera aho bahuje abaturage icyo kintu cyizere cyuko ibyo byo baba babiteguye ku buryo Sukhoi ntibiyoboye ko M23 iri mu nama ingungu Sukhoi ntibiyoboye ko iri mu nama ikicanga ibyo noneho ni amakuru atagomba n'ubutasi buhambaye kuko mwatumije inama n'abaturage baraye babizi ese ubwo marisha nguce mu ijambo urabona Tshisekedi cyangwa se FARDC batinyuka kuza kurasa mu baturage kuriya none se bahuriye ahantu hariya bimwe babashinja ko barasa mu baturage buhumyi iriya ndege yayobye se yayobye bagwa hejuru aho ntabwo namenye ibyo ari byo ariko kuza kurasa abantu bangana kuriya abanyekongo ubwo se ubwo urumva ibyo bintu babikora none se barashwe n'u Burundi Sukhoi nese urimo guhakana amakuru turimo kuvuga amakuru ntabwo nyahakana none se uva M23 yabarashe na Sukhoi oya ntabwo ariko nshaka kubivuga none ushaka kuvuga iki ndashaka kuvuga ngo abo bantu barimo kwanza barashwe bari kugira gute bari gushyingura barashwe barasa n'ibitaro aho ntawe washyingura guhari ni ukuvuga Sukhoi yidoga muri kare yica abantu gusa barashe no mu bitaro ibyo se ni ibiki mu baturage tout simplement ariko no ku bitaro please uzi ko cyari cyaha cy'intambara uretse ko Kongo imeze nk'iyatanze ruswa ku rwego mpuzamahanga yica abanyururu bayo ntacyo bayitwara yica abaturage mu mahema ntacyo batwara abanyamurenge bamaze uyu munsi ntituvanga tutabatabarije abanyamurenge rwose bamerewe nabi urumva ariko ibikorwa byose bakoresha abacanshuro bakayikomera amashyi nta muntu n'umwe Perezida Kagame yarabivuze mu kiganiro ajyanye na Jeune Afrique amabi yose Kongo ikora ntawe ushobora kwihagurukira n'umunsi umwe ngagiye navuga n'abari abaturage nahoze mbona muri turi nabo bashyingura abahema nta kintu bavuze imbere ya communauté internationale yamaze gutamikwa ibyo ntazi ibyo ari byo na leta ya Kongo kiriya gihugu kimeze nkaho cyajemo umuzimu ntazi ahantu yaturutse uravuga ko biri burangire nta muntu ubivuzeho yes uraza kureba igisigaye ni iki rero ndishake M23 ibyumve cyangwa ireke no kubyumva urumva M23 ni nk'ari yo mukiza w'abakongomani sigaranye nibo bonyine umukongomani ushyira mu gaciro ariko atari wayobye ashobora kuvuga at least today kuko ejo hari abajura ngo bagiye kwiba imodokari mu kigo kimwe mfite n'amavideo yabo kuri Goma bagira ngo ni bya bindi bya kera abaturage b'icyo kigo nabona ari kimuryango umeze nk'ufashwa n'Uburayi bafite ama pick up meza cyane amashyashya igipangu kiza kinini wagira ngo ni nka hotel nini cyane ariko ngo bahise bahuruze mu 23 barasiramo bose barashira abarara bari baje kuzita bari baje kuzibagira ngo ni bya bindi bya kera nifite una nayikwereka ngana kutayishyira ku ntuze urumva so hari ikintu cyahindutse mu 23 yafashe icyo gihe yaba JR yaba wazarendo yaba kiniki ntabwo kuko abaturage barimo bavuga muri iyo video urumva sinzi banyifite hafi aha barimo bavuga ngo mwamenyere ko ari bya bindi ngo umuntu ngatabaza ngo abantu baze batabara abaturage ngagasanga ngo nibo bajura baje ari abatabazi bakora igikorwa cyo gutora operation irangiye barigendera buri mujura wese bamuhaye ibye ibyo rero ni ibintu bigaragaza ko hari icyizere cy'uko abantu batangiye kubona ko M23 hari icyo yahindura nibura kuko nibura uyitabazi kaza kandi gakora akazi yaje gukora operation yarangiza ikagenda ubwo no kuvuga iki rero niba M23 ikora ibyo ngibyo wavuga uti biri facilement faisable kurwanya abajura kugira gute challenge ya M23 ifite amakuru ko Air Force ya Afrika y'Epfo yageze Lubumbashi burya ngo kusuzugura ukuboko kwa mukeba ko kagutwara umugabo urumva ayo makuru se ntabwo yaha agaciro nashaka bibihuha mu itangazamakuru hagise nayo niki nayo ni inkuru none mujyanye urugambe i Bukavu turimo kumvikana mufashe kare ejo hashize baraje babakozemo abantu ariko intambara ibera ku butaka mu kirere no mu mazi mwavuga muti twatsinze abantu ku butaka ariko mu kirere nabo barimo kubava poweringa barimo kubatsinda kuko barimo kubicana abaturage kandi mushize kurwanira so ni gute rero noneho muziki intambara iba mu kirere ku butaka no mu mazi ku butaka umuntu akaba atabatinyuka akabavogera mu kirere niba ari n'amafaranga bayashore bakorera defense kuko indege nguha makuru se inyeshyamba za TPLF zaneshaga ingabo za Ethiopia ku butaka zirazirukana mpaka zigeje hafi ya Addis Ababa urabyibuka zirazo muri Tigre yego ariko drone na Air Force niyo yazirukanye zisubiza muri Tigre M23 sirakirigira ngo indege z'intambara zikomeje kubagira kuri zibakuramo abaturage zibakuramo iki tizabasandaza zikabahitana zikababirana nabi zikanabasubiza muri Sabyinyo
seriously ngiye mbona umuturage apfa kuriya mwamwijeje umutekano urumva mwanyeshyamba mwe mumenye ko ari esheke mu kirere bien entendu hehe mu kirere ni esheke mu kirere ku butaka murakubita mukikomereza urumva mu mazi birashoboka erega while we are talking about this attack ya hariya ntitunazi niba na escaramushe zizaturuka mu mazi z'abamarine mu mazi niba zitazabakoramo zikora akantu kuko babikora hariya amazi ni manini baje mu mato y'intambara yihuta bagasanga ntimwabiteguye ngo mukore uburinzi no mu mazi no ku nkombe mwajya mwisanga bagarutse sake bakica abantu nange bakabarasa bakagira gute abakomando basubira mu mato yabo basubira bongera bagenda so ino ntambara abayirwana bazi uko iremereye kuko ngiye ntabwo ndi muri ntambara ngenda umunyamakuru ariko giyewe still uyu munsi ino ntambara hari update itarageraho ntabwo ba update nguko igomba kubimeze uravuga abandi abanyamakuru cyangwa abarwana nabo barwanira sayiko yose irwana kuko harabamo akantu iyi ntambara urana tuyisesenguye igihe kinini cyane harimo akantu kameze nka negligence y'uwo mu Rwanda kumusuzugura niyo mpamvu nazaje kwa kuboko kwa muke eko kantu karaba muri ibi bintu na ziriya ngendo bakora n'ubwo bavuga ngo mfite ya defense ikomeye nazo zibamo negligence kuko ntabwo wafata ifoto ngo uyifatane na ho commando yose ya M23 mwifotoreze ku mamodokari mugire gute muri selfie nkaho mutazi uwo muhanga yimo mukinisha biriya byose no kwishyira mu kangaratete biriya byose kuko no kwishyira mu kangaratete kandi utakishyizemo ntacyo byagutwara ifoto zari zabazanye izo ngendo so kugenda n'abaturage ntihagenda ubu babiri bakazarokoka erega niko bigenda ni ukuvuga ngo iyo uri mu ntambara nta makuru na makeya nta n'ikintu na gito uca amazi kubera iki hari icyo uha agaciro cyangwa icyo uca amazi kandi utagica amazi ntacyo kugutwara inama yabaye tujyanye turi muri high command turi batanu kubera iki iyo hagenda umwe byari gutwara iki cyangwa hakagenda umwe umukuru n'abamwungirije n'abandi bungiriza nese ubutumwa ntibwagenda uruvu ubutumwa butagenda ni ukuvuga ngo mieux vaut prévenir que guérir aho kugira ngo tugende turi ingamba nyinshi incident ze iduhitane twabireka hakagenda umwe yaza itaza twahombye iki sasa niyo mpamvu yavuga ngo bariya barwanyi leta ya M23 Rwanda n'abakongomani si abakongomani bose buriya abakongomani bose iyo bacekinze rero ndabizi ntabwo nzabakira muri commentaire iyo bacekinze babonamo esprit congolais yaba M23 yaba leta akantu k'ubukongomani ukababonamo bose akantu k'iki k'ifoto ko ukunda ifoto ko gusuzugura ko kugira ako kantu nyine niba ari arrogance niba ari elegance sinzi icyo ari cyo ibyo niko ari ibintu yatandukanye ariko ako kantu ukababonamo bose ukababonamo M23 na leta bose ukababonamo ubwo ni ya sano basangiye niyo basangiye n'abakongomani bari abantu ubu ntukazantuka ibyo biramureba yabaguhora iki kari abakongomani reka twikomereze tumanuke gato wigeze gukomeza ku ndege zavuye muri Afurika y'Epfo amakuru arabivuga ariko kandi nahoze nsoma mu kanya mbona ko na komisiyo ishinzwe ingabo mu nteko barimo barasaba presidence gusobanura ukuntu bohereje izindi ngabo ariko bakagaragaza ko izambere zagiyeyo nabwo atabamenyesheje nk'uko itegeko ribivuga ubwo ni Cyril Ramaphosa mvuga n'iza kabiri nazo ngo bigenda gutyo hateza gatatu murabyibazaho iki urugero ahageragira ngo ahubwo dutere metero turebe ubu umujura yibye yavango nibyo ngo iduka rimwe ngo ntafatwa ngo bya gatatu sinafatwa ngo none nabuzwa ari kikuza mu bya gatatu nawe ni ukose wamubara cyangwa Cyril Ramaphosa ndimo kubinenga je ndi kwibaza Cyril Ramaphosa uyu mugabo kuba afite imbaraga kibundi sinzi niba hari icyo uzi kuri Ramaphosa mu buryo bwihariye ku buryo wamuvuga ariko Ramaphosa muramuvuga usibye kuba ari president Ramaphosa muvuga mutyo Ramaphosa wagira ngo yabamereyeho uruvi rw'intuza ese ubundi bihugu bifite ingabo muri Kongo byose byabaje guteguza inteko n'ibingahe biterwa n'amategeko no twekure Ramaphosa n'umunyafrika abarundi bateguje inteko abazambiya nako baravuga ko bagiramo amayirema makeya abanyangura bo barabigerageje niba naza muri Kongo igihe bazazira cyose bo bafite faveur y'inteko ishinga amategeko ariko Tanzania inteko yatanze faveur Malawi yatanze faveur jewe ku bwanjye ku giti cyanjye iyo njya kuvuga singendera ku muntu umwe ndebera kuri bose uko nabandi bazana ingabo nawe yarazijyanye ubu tugiye kureba muri Afurika ahantu inteko zishinga amategeko zibanza kwemeza ibikorwa by'abasirikare nihe uretse muri Afurika y'Epfo abantu bitunira kubera ko bafite amagambo bavuga gusa ibiba muri Afurika y'Epfo biba n'ahandi Ramaphosa mumureke hanyuma ibyarimo c'est africaine Afrika bakavuyo
ako kavuyo turi tukakira tubare nako ni akacu ntabwo ari akawa South Africa kari hose. ariko muri Afurika y'Epfo byibuze hari muri ababivuga Chad uzambwire ntibagiye kuzohereza ntibazohereje hari ndumva buriya babivuga zaraje rega kuba mugani zaranaje already ariko muri Afurika y'Epfo uyu munsi niho turi kubona hari abavuga niyo mpamvu none se abavuga ngiye kwa questioning aho abatavuga nabo bari baravuga nyine bareke bavuga barayavuga biraza kugira ingaruka ki zahese abandi kuri gahunda ye abandi bareze ngabo bagirwa n'ize ngaruka yabohereza abo ntawe uvuga abo tubareke abavuga baraza guhagarika uyu muntu uri muri gahunda yo kubikora cyangwa birarangira n'ubundi abaretse bavuge birangire bityo ukurikije uko ubibona ukurikije Africaine bibuko byakagenze zizakamwe zitahanye ntabwo ntacyo bindebaho nibashaka ntabwo ngo barije ngo bizakubabaza cyane bireke kubabaza ndakubwiza ukuri bashaka bazashwane bashaka bazashwane ibyo ntacyo bimbwiye urumva icyo tureba kuri iyi saha nuko abo birirwa bavuga ntacyo babikoraho binagaragaza ko nta na competence bafite ihambaye igihe bavugiye mu minsi z'abatumira ba minisitiri b'ingabo byabagejeje kuki mu gifaransa baca umugani ashaka guca kuri ino ntuza ngo ibintu bigenda gutya ariko ngo ngora caravane pass nibakomeze bavuge gusa ntabwo imikorere ya South Africa ariyo kunenga nibura yisumbuye abatavuga sindimo kubanenga abanyafurika y'Epfo urumva ariko nabo bazaputinga ibyabo nibyo nakubwiraga bavuge banakore babuze ingabo zabo kugira stili barigira bire ko bafite ingabo zifungiye mu bambiro niba batarazitatanyije nabo muri Ventura ngo bazitatanye ariko zitatanyije twabimenya ujye unibaza niba bari abantu bagira imibare simbiza iyo umuntu agufitiye ingabo 2,000 nubwo yaba babiri sibyo murashyikirana ubu Israel kishyikirana Hamas n'ibicucu ariko Africaine umuntu agufitiye ingabo 2,000 uracyohereza n'izindi zo kujya gucakira yako se utwabaye dute Afrika y'Epfo nta jambo yari gifite muri iriya ntambara kuva umuntu akigufitiye 2000 soldiers icyo gihe uca bugufi ibishoboka byose ukabikora nino turazirekura na buri kimwe cyose giye ndibuka hari amakuru nigeze kumva kandi abumva kino kiganiro ubwo baba yazi nyine burya turaziranye nubwo tudusesengura ariko badusesengura hari amakuru nigeze kumva ko hari umuntu umwe w'umeriseneri wakoreraga mu gihugu kimwe cyo muri Barbados iyo ngiyo noneho ngo arafatwa afashwe igihugu yakomokaga mu gishoboka ari Qatar kiremera gikora byashoboka byose kugira ngo kirokore umuturage wacyo nicyo cyari cyaramutumye cyamutuma kitamutuma ufite ID icyo gihugu none Russia Amerika ko bijya gushaka abantu niba yabatumye do you think ariko babimeze ariko imeze kuri umunyamerika hano waba ari escort tutari escort irakurwanaho kuri umuturage first of all umuturage wayo ariko Africaine uzi gufite ingabo aba officier abakuru n'abatoya n'ikindi basize imiryango bafitwe bugwate imbohe ni nk'imbohe z'intambara 2,000 still ubwenge bwa ntiburajya kugihura cyaje uyu munsi ariko baza mfite amahane nanjye gukoresha ikinyarwanda gikomeye ngo uracyanyana yimbwa just uracyari muri position yo kwigira indwanyi just uracyahangana n'inyeshyamba zigufite abantu 2,000 does it make sense harabura iki abanyafurika kugira ngo turaruze bamwe bajya kuraguza mu bazuru muri kwa Zulu Natali bakagira gute ntuze Zuma ubanza naraguzaga nawe n'umupfumu uri ku perezida ugeze ku mupfumu yahaye Jame wo muri Gambia ibyo byose Africaine na buriya na Ramaphosa wagira nawe ni nka yahaye Jame nk'abandi bose abanyafurika simbarwanya n'umunyafurika ko wagira ngo waturuze ntiyakarabye ugiye umuntu afite ingabo 2,000 uzari abasirikare babiri bonyine Kongo yigeze ko ifite b'u Rwanda intugunda bateje Angola ikabyinjiramo bro ingabo ebyiri rukumbi noneho zikuba 1,000 undi aracyaryohereza indege aracyohereza ngo abasirikare Bujumbura ngo nibitwawe n'ikindi nyumvira nawe ko ubwenge bw'uwo muntu bukora bute ko mama Richard bavuga ngo turimo gusuzugura umuntu nk'uwo ubwenge bwe IQ ireshya gute ugishaka guhatana umuntu akufitiye abasirikare 2,000 n'intwaro zabo aho nibyaba biri mu nyungu wenda yarasanzwe afite mu buryo bw'amasezerano akavuga ati nimpindura umujyo ndahomba ibintu bikomeye Afrika y'Epfo irakize ntago kongirisha amafaranga umuntu ku giti cye yaba ku giti cye yaba ku kideki ahubwo bakagukubiye kenshi kuko waje muri mission yabo iyo umwe wari wese wajemo abawe barafatwa none se umuntu upfiriye ku rugamba ntashobora kuba wishyurwa menshi kurusha wagiye ari muzima kandi yapfuye saba yishyurwa kandi yapfuye niko bimeze ariko urabizi muri assurance y'izi misiyo ubona ujya impamvu ubona Roni iyo igutumyeho ngo uze kubahiriza amahoro ahantu iza gucekinga ibikoresho ujyanye iba yakoze imibare igomba kuza kureka imodoka watwaye ari nzima ngo ubupfu bwazo butazateza impanuka zituma itanga amafaranga menshi ku bapfuye bazira izo mpanuka umusirikare wapfuye ntabwo uzi ngo nanga ariko aguye mu butumwa
hagendaho amafaranga Hagenda menshi. amafaranga menshi Mm. rero ndareba ngasanga abazima bandi batashye bataraye ahandi batarabona 2,000 waba bashyize ku ruhande nka wa wundi Yezu yavuze ngo utakaje intama nizo ufite wajya kureba yazimiye urumva noneho iziri mu ruhongore ziri mu ruhongore zirarya ibyatsi byo zirya byose by'intama zirya ni byinshi urumva sasa bivuze ngo umusirikare de haute valeur nuri mu maboko y'inyeshyamba ari bimugendaho ni nibyo nakubwira ngo icyo gihe niba hari na deal wakoze kimwe cya kabiri wagitanga kuri abo ngabo 2,000 bibaye na ngombwa ko nawe hari icyo ukora nk'icyo katari yakoze kuri uwo muntu urumva bibaye na ngombwa niba amafaranga no gucisha make umva no kuva mu rugamba kugira ngo ukore 2,000 wavuga uti ducyuye ingabo zacu waba ubeshya utabeshya ukazagaruka ariko nta kintu